Ese ni ukubera iki hari abana bashobora kuba bavuka ukagira ngo ni ibitangaza gusa, bamwe na bamwe bakavukana ibitangaza bigaragara, abandi bakavukana ibitangaza bitagaragara ariko ukaza kwibona nyuma haciyemo igihe kirekire. Aba ngaba bakazabasha nibura kujya bakiza indwara zimwe na zimwe z'abantu zananiranye yewe no kwa muganga batabasha kuba bakemura, ariko bamwe na bamwe ugasanga ntibitinze bahise bapfa hakiri kare. Ese ibi byose byaba ari ukubera iki? Ese byaba ari bimwe bivuga ngo nta muhanuzi wemerwa iwabo, nyuma bakazamwemera ari uko ibintu bitagishoboka? Ese byaba ari ibiki? Reka turebere hamwe bamwe mu bana babashije kuba bavukana ibitangaza bigiye bikomeye, dore ko ndetse n'aha hirya mu bihugu by'abaturanyi cya Uganda naho ejo bundi naho hagaragaye umwana wavukanye ibitangaza bikomeye cyane, dore ko yavukanye bya bitangaza bimwe bigaragara, bimwe bifatika. Ndagira ngo mbere yuko dutangira iki kiganiro, niba uri mushyashya kuri uyu muyoboro wa YouTube channel yanyu, ndagira ngo mbwira ati reba hasi handitse subscribe, ubundi wakande kugira ngo uze kubasha kubona ibindi biganiro byiza byubaka umutima ndetse n'amakuru ari gucaracara hirya no hino ku isi akunda guca kuri iyi YouTube channel yanyu. Njye mwumva nitwa Abdati, gusa mbibutsa ko muri Neo Art Design ariho honyine ushobora kuba wasanga ibikoresho byiza byo mu nzu, ubwo ndavugamo intebe, amagarderobe, utubati, ama TV stand, ndetse ukaba wahasanga n'ibitanda byiza cyane. Ahangaha nta handi ni muri Neo Art Design, dore ko banakugira inama ku marangi ashobora kuba yajya ku nzu yawe, ku buryo inzu yawe izamara imyaka myinshi cyane utarongera kuba watera amarangi. Ibi ngibi ni abandi babikora usibye muri Neo Art Design, dore ko bakeneye wabasanga kuri Instagram, ukabasanga no kuri TikTok ni Neo Art Design, cyangwa se ukaba wabahamagara kuri WhatsApp, cyangwa se ukongera ukanabahandikiraho. Byose nta kibazo biremewe. Ni 078 25 89 807. Ejo bundi ku itariki ya 3 z'ukwa kabiri mu 2026 ahagana saa 5:25 nibwo ibinyamakuru byo hirya no hino muri Afurika y'Iburasirazuba byanditse inkuru igira iti umwana wo mu Bugande wavukanye ibitangaza bikomeye cyane, dore ko yavukanye ibitangaza bigaragara. Yavukanye umudari wo mu idini rya Katolika. Uyu mwana akaba yaravukiye mu karere ka Gomba, ahangaha ni mu gihugu cya Uganda. Uyu mwana akaba yaravukanye umudari uriho umutagatifu Antoine wa Padua. Uyu mudari akaba yaravutse awufumbase mu biganza bye. Ibi bintu bikaba byarakanze ababyeyi be, ndetse si ababyeyi be gusa, dore ko byakanze abantu benshi cyane. Baravuga ati ese uyu mwana yabaje kumara iki? Yaba ari igitangaza se? Yaba ari intumwa? Byaba ari ibiki? Ndagira ngo utere agatebe neza, ushaka ahantu wicara nawe wumve neza iyi nkuru ukuntu byagenze. Hari mu gitondo cyo kwa kabiri Gashyantare mu 2026. Uyu mubyeyi Sylvia na Kalonzi, uyu nguyu akaba ari umubyeyi wo mu gihugu cya Uganda, akaba yarabyutse ari kubise nk'abandi babyeyi bose bagiye kuba babyara. Gusa uyu mubyeyi w'imyaka 30 nta kintu na kimwe yari yiteze, dore ko nyine yari azi ko agiye kuba yabyara nk'abandi babyeyi bimwe bisanzwe. Ibise bikamufata kumva ko ari ibisanzwe. Hanyuma ubundi ababyeyi be n'abagenzi be bose bari bari aho ngaho babibonye, bose bahamije ko uyu mwana yavukanye uyu mudari wa mutagatifu Antoine Padua. Uyu mudari ukunze kugaragara mu nsengero zo hirya no hino mu idini rya Katolika. Uyu mudari aho ugaragaza uyu mutagatifu Antoine wa Padua aho abateruye umwana Yezu. Ahangaha ushobora kwita wibaza ute se uyu Antoine wa Padua we ni muntu ki, cyangwa se uyu Antoine wa Padua yakoze iki? Uyu mutagatifu Antoine wa Padua akaba ari umuhanga ndetse akaba n'umwarimu wa Kiliziya Katolika. Uyu nguyu akaba yaravutse ahagana mu 1195, aho yaje kwitaba Imana mu 1231. Akaba yaravukiye i Lisbon muri Portugal, dore ko ahangaha mu 1195 ahangaha hari mu gihe kimwe na mutagatifu Francisco wa Asizi. Uyu nguyu wavutse mu 1182, aho nawe yaje gutabaruka ahashyira mu 1226. Izina rye rya batisimu akaba ari Fernando, aho uyu nguyu n'ubundi nawe yabashije kuba yafata iryo zina ryindi ry'umutagatifu nyuma y'uko abashije kuba yakiyegurira Imana, nawe akaza kwitwa umutagatifu Francisco wa Asizi. Gusa twihuse gatoya, ahashyira mu 1222 igihe Kiliziya yari irimo kuba yatanga ubupadiri ku basore benshi cyane
b'Abafaransisikani, ariho n'ubundi n'uyu nguyu mutagatifu Antoine wa Padua ariho nawe yagaragarije ubuhanga bwe n'impano ndetse no gukunda idini cyane, dore ko nyine yahise abahiga bose, dore ko yari afite amagambo meza cyane y'inyuramutima, dore ko benshi yabakoraga ku mutima cyane. Ahangaha nibwo kaminuza cyangwa se kiliziya yatangiye kujya imwohereza hirya no hino mu makaminuza agiye atandukanye kugira ngo abashe kuba yajya kwigishayo. Zimwe muri izo kaminuza zikomeye yagiye kwigishamo harimo iyitwa Montpellier, tugasangamo Toulouse, dusangamo Bologne ndetse n'iyitwa Padua. Ahangaha niho uyu mutagatifu noneho yatangiye kujya yakerekana nyine ubundi buhanga, agaragaza n'urukundo ku idini rye, dore ko nyine yari afite amagambo meza cyane akeneye kuba yasangiza isi muri rusange. Uyu mupadiri cyangwa se uyu mutagatifu wa Padua, uyu nguyu wakomeje imirimo ye n'ubundi nk'ibisanzwe ahagana mu mwaka w'1226. Uyu Antoine wa Padua nibwo yahindutse umukuru w'umuryango mu rwego rw'akarere ka Limoges. Uyu nguyu akaba aribwo nyine yari asimbuye uyu mupadiri cyangwa se uyu mutagatifu Francisco wa Asizi. Uyu mutagatifu Antoine wa Padua ahagana mu 1230 akaba aribwo yaje kwerekeza i Roma, aho yari agiye kuba umwe mu bajyanama ba Papa Gregory wa karindwi. Uyu nguyu akaba yaraje ndetse no kumugira umutagatifu ahagana ku itariki 30 Gicurasi mu 1232. Dore ko yewe bitatinze uyu mutagatifu Antoine wa Padua nyuma y'uko yitabye Imana niwe mutagatifu wenyine babashije kuba bahereza izina ry'ubutagatifu hashize igihe gitoya cyane aho yari yitabye Imana. Uyu mutagatifu ahantu hose uzagenda umubona cyangwa se ahantu henshi ukunda kuba wamubona, uzamubona ateruye umwana Yezu, ahangaha aho yari amuteruye mu biganza bye. Ahangaha bavuga ko impamvu bamugira gutya cyangwa se bamushushanya afite uyu mwana Yezu mu biganza bye ni ukubera ko uyu mutagatifu yigize kuba yabonekerwa n'uyu mwana Yezu, amubonekera neza mu biganza bye amuteruye. Ariyo mpamvu uzakunda kumubona ateruye uyu mwana Yezu mu biganza bye. Rero ibi ngibi bikaba byarabaye ibitangaza ubwo uyu mwana yabashaga kuba yavukana uyu mudari uriho uyu mutagatifu Antoine wa Padua. Uyu nguyu akaba yarabaye umwe mu bahanga cyane Kiliziya Gatolika yigeze kuba yagira. Uyu mudari uyu mwana wo mu gihugu cya Uganda yavukanye, uyindi midari ubundi busanzwe ibiriho inkondo hejuru ku buryo nyine ishobora kuba yanyuzwamo nko mu kagozi cyangwa se akandi gashanete ku buryo wabasha kuba wawambara mu ijosi. Ariko uyu mudari uyu mwana we yavukanye nta nkondo ufite hejuru, ahubwo ni umudari uzengurutse gusa w'icyuma, uzengurutseho akuma ku ruhande ku buryo nyine uyu mudari byari bigoranye cyane ku buryo wabasha kuba nyine wagaragara umeze gutya. Aribyo rero abantu bahera bavuga ati ni ibitangaza nyine uyu mwana yavukanye wo mu gihugu cy'Ubugande. Uyu mubyeyi Sylvia Nakalanzi wabyaye uyu mwana wavukanye igitangaza cy'uyu mudari, uyu mubyeyi we yavuze ko yagize ubwoba bukomeye cyane ubwo bamubwiraga yuko umwana yabyaye yavukanye icyuma cyangwa se uyu mudari uriho mutagatifu Antoine wa Padua. Gusa ibi nubwo byakanze uyu mubyeyi baramuhumurije bamubwira ati uyu mwana yavutse nta kibazo na kimwe afite, rero ntibiguhangayikishe cyane. Uyu mubyeyi nyine nawe ukomeza uvuga ko impamvu yemera ko ari ibitangaza cyangwa se uyu mwana yavukanye ibitangaza nuko agaragaza yuko iyo umwana we abashije kuba yarira cyangwa se agize ikindi kibazo bakamukozaho uyu mudari, uyu mwana ahita atuza cyane nkaho nta cyabaye. Ndetse uyu mubyeyi akaba yarabyariye mu rugo, ntabwo yigeze ajya kubyarira kwa muganga, dore ko nyine yabyajwe n'umuganga gakondo, uyu muganga uzwi nka Lovisa Najemba. Uyu muganga gakondo witwa Najemba we yavuze ko n'ubundi mu myaka 42 yose amaze abyaza cyangwa se afasha ababyeyi kuba bakibaruka, n'ubwa mbere yabashije kuba yabona ibintu nk'ibi ngibi. Gusa nyine nubwo byabaye ngo nawe byabashije kuba nyine byajya mu bintu yakoze bikanganye cyangwa se by'ibitangaza. Gusa ku ruhande rw'umugabo cyangwa se uyu mugabo wabashije kuba wabyara uyu mwana witwa Jonani Kakulu, uyu nguyu we yavuze ko nyine ibi bintu byamuteye ubwoba, gusa yishimiye kuba yarabyaye nyine akabyara neza umwana we akaza. Gusa kuba uyu mwana we noneho yaravukanye umudari ni ibintu byamuteye ubwoba cyane, dore ko ari ibintu bitamenyerewe mu muryango w'iwabo. Uyu mugabo kandi yavuze ko ari mu rujijo cyane rukomeye, kuko ari kwibaza niba bagiye kuba bakurikizaho imihango isanzwe yo kwita umwana izina, bitewe nyine n'ivuka ry'ikuntu ryatangaje cyangwa se ryaje nyine ririmo amayobera menshi cyane. Si uyu mwana gusa wavutse kuri ubu buryo butangaje cyane, dore ko nyine no muri iki gihugu cy'abaturanyi kindi cya Tanzania naho hari umwana witwa Sharfat
nawe ubasha kuba wakiza abantu indwara zigiye zitandukanye, yewe harimo n'izagiye zinanira abaganga benshi cyane. Uyu mwana we abasha kuba yavura indwara zirimo nka kanseri. Iyo ari kwivuza abantu arabasengera cyane rwose nabo bakaba bakira burundu, ndetse n'izindi ndwara zagiye zinanirana hirya no hino kwa muganga. Si ibi gusa kuri uyu Sharfat we, dore ko nibura we bivugwa ko yatangiye kujya yavugana na papa we ubwo yari akiri mu nda ya mama we, akajya aganira na papa we ari hanze. Si uyu mwana gusa nawe wakoze ibi bitangaza, dore ko hari n'undi witwa Juminz. Uyu nawe yabashije kuba nibura yamara igihe kingana n'imyaka 3 bamutwite, dore ko nyuma y'ubwo avutse yatangiye kujya aganira hashize amezi 7. Atangira kujya aganira nk'abantu bakuru, ndetse ukajya ubona ko ari umwana uzi ubwenge bwa atari. Uyu mwana nawe nabigarukira aho ngaho gusa mu kuba wenda yaravuze hakiri kare, dore ko yewe nawe afite imbaraga zo kuba yakiza abantu indwara zigiye zitandukanye harimo nk'ibisazi, kanseri n'izindi ndwara zigiye zitandukanye, dore ko abantu baturuka hirya no hino bagana muri iki gihugu cya Tanzania, aho baba bagiye kureba abana bombi. Umwe n'umwe uva uvutse ejo bundi akaba yaragize nibura igitangaza cyo kuvugira mu nda ya mama we, ariko akamaramo umwaka umwe mu nda, agatangira kujya noneho yavuga nawe akazajya avura abantu bagiye batandukanye hirya no hino muri iki gihugu cya Tanzania. Uwundi we yabashije kuba yamaramo imyaka 3 mu nda ya mama we, gusa nawe ubwo yavukaga haciyemo amezi 7 gusa atangira nawe kujya yavuga. Abana bombi bakora ibitangaza cyane, dore ko bose baherereye muri iki gihugu cya Tanzania. Ndajyaga nkubwire ko niba uri mushyashya kuri uyu muyoboro wa YouTube channel yanyu ariyo ya Update, ndajya nkubwira ati kanda handitse subscribe kugira ngo uze kubasha kubona andi makuru meza cyane agezweho, ibiganiro byiza cyane by'ubwenge, ibigufungura ndetse n'ibindi cyane bituma utekereza kure y'imitekerereze isanzwe. Ndajya nkubwira ati mwabanaga nawe nitwa Update. Ciao.